intego mfite ni intego ivuga ngo Imana ije kugutabara nta kintu irebyeho. Haleluya. Amen. Imana ije kugutabara nta kintu irebyeho kuko Turongeye turabasuhuje mwebwe mwese mukomeje kudukurikirana kuri Mukakarangwa TV. Ikaze. Uyu munsi rero murabona ko turi kumwe na Evangeliste ugiye kubagezaho ijambo ry'Imana yabateguriye. Nizere ko riraza kubafasha kandi mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, share ndetse na comment. Murakoze cyane. Haleluya. Dushimiye Imana ko twongeye kuganira. Imana iduhaye akanya ko kuganira. Imana ishimwe. Amen. Tugiye gutangira dusenga kugira ngo Imana izibane natwe, Imana izitugirire neza, Imana ize hagati muri twe. Reka dutangire dusenga. Turagushimiye Mana, uri inshuti nziza, tubereye Imana, warakoze. Waturamburiye akaboko, ntuhabwe icyubahiro. Tunejejwe nawe kudukunda. Aya masaha rero turaguhamagaye ngo uze natwe muri ibi biganiro tugiye gukora, kandi udukurikira wese abashe kugira ibimwungura n'ibimwubaka, ubashe kumuremera, kandi intego dufite ni ijambo rivuga ngo ukwiye kudutabara nk'uko n'abantu bajya batabarana. Wowe Imana iyo itabaye abantu bose barabimenya. Uri kutabara umurwayi udukurikiye, utabara umuntu uri kugusenga, utabara ugutegereje, utabara umuntu wese mu mwanya we, utubere ibyiringiro. Urakoze, urakarama, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Mbere yo kurisoma, ndagira ngo aho uherereye hose ubanze uzubane natwe. Uze ubane natwe wumve ikintu Imana ishaka kukubwira. Umaze iminsi wumva ibibwiriza byinshi, umaze iminsi wakira ijambo ry'Imana, ariko ndagira ngo uyu mwanya uvuge ngo hari ikintu Imana ishaka kumbwira, hari ikintu nshaka kumva, hari ijambo Imana yaduhaye ryo gukomeza abantu bitewe n'uko bari gucika intege muri iyi minsi, bari gukomanga bakabona ntibahise bakingurirwa, bari kuvuga bakabona ntabwo batinze gusubizwa bagacika intege. Iri jambo ndagira ngo nuryumva rigukomeze, nanjye rinkomeze. Imana yacu yahabwe icyubahiro kandi Imana yacu itugerere neza. Araza gushyiraho inzira, araza gushyiraho inzira, areba wanjye nabasha kurora, nzahora mwiringira. Araza gushyiraho inzira, araza gushyiraho inzira, areba wanjye nabasha kurora, nzahora mwiringira. Haleluya. Imana ije gushyiraho inzira hahandi utari gushobora kubona, aho ngaho Imana irakubwiye ngo ije gushyiraho inzira. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Bami ba mbere ibice 22. Haleluya. Turasoma kuva ku murongo waho wa 4. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo bukeye abwira Yehoshafati ati, mbese twatabarana Ramoti Galeyadi? Yehoshafati asubiza umwami w'Abisirayeli ati, tuzatabarana nk'uwitabara, n'ingabo zanjye n'ingabo zawe, n'amafarashi yanjye nk'ayawe. Yehoshafati abwira umwami w'Isirayeli ati, ndakwinginze ububanza ugishe ijambo ry'Uwiteka inama. Nuko umwami w'Isirayeli ateranya abahanuzi ari abagabo nka 400, arababaza ati, ntabare Ramoti Galeyadi cyangwa se ndorere? Baramusubiza bati, tabara, kuko Uwiteka azahagabiza umwami
ariko Yehoshafati arabaza ati ese nta wundi muhanuzi w'Uwiteka uri hano ngo tumubaze? Umwami w'Isirayeli asubiza Yehoshafati ati hasigaye undi mugabo twabasha kugisha Uwiteka inama, ariko ndamwanga kuko atampanurira ibyiza keretse ibibi. Uwo Mikaya mwene Imura. Yehoshafati aramusubiza ati umwami wivuga utyo. Nuko umwami w'Isirayeli ahamagara umutware aramubwira ati ihute uzane Mikaya mwene Imura. Amen. Haleluya, Amen. haleluya, haleluya. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana rikomeye cyane. Ahabu na Yehoshafati bagiye inama yo gutabara. Ni ukuvuga ngo Ahabu yari afite ikibazo, Yehoshafati nawe yari afite ikibazo, noneho bigira inama yo guhura cyangwa se yo gufatanya. Haleluya. Amen. Umwe aravuga ati reka dufatanye, nitumara gufatanya hari ikintu Imana izadukorera, Imana ishimwe. Barangije nibwo bagiye inama, ntabwo bahise banzura icyo bagiyeho inama zo mu mubiri. Baravuze batese nta n'uwabaza n'Imana. Haleluya. Amen. Ariko kugira ngo babashe kubaza Imana bo ubwabo babanje kumvikana, hanyuma ngo barumvikana. Bamaze kumvikana haramusubiza ngo nzagutabara nk'uwitabara. Haleluya. Amen. Yehoshafati asubiza umwami w'Abisirayeli ati tuzatabarana nk'uwitabara, n'ingabo zanjye n'ingabo zawe, n'amafarashi yanjye nk'ayawe. Uyu mwami w'Abisirayeli yabanje kumva icyo Yehoshafati amubwira. Yehoshafati aramubwira ngo njyewe nkwemereye ko nzagutabara kandi nkagutabara nk'uwitabara. Intego mfite ni intego ivuga ngo Imana ije kugutabara nta kintu irebyeho. Haleluya. Amen. Imana ije kugutabara nta kintu irebyeho, kuko wowe wiringiye abakomeye ubura igisubizo. Wasabye ubutabazi ku mpande zitandukanye ubura igisubizo, ariko uyu mwanya ukigisha inama Uwiteka yemeye kugutabara nta kintu irebyeho. Yehoshafati nawe yabwiye umwami w'Abisirayeli aramubwira ati umva nkubwire uko Uwiteka avuze. Haleluya. Numva muri njye nzagutabara nk'uko nanjye nakwitabara. So amagare yanjye azaba yawe, amafarashi yanjye azaba yawe. Niba umuntu yaremereye umuntu ubutabazi akabumuha ntacyo arebyeho, amagare ye akaba ye, amafarashi akaba ye, urumva Imana niza kugutabara hari ikintu na kimwe iri burebeho? Haracyariho ibyiringiro by'uko Imana yabanye n'aba bami ariyo tukibana nayo. Imana yabanye n'Abisirayeli, iyo niyo usenga, iyo niyo nanjye nsenga. So niyo Imana itabara nta kintu irebyeho. Nuko ngo babaza abahanuzi batese dutabare, baravuga ngo nimugende muzaza. Ariko bibuka ko hari undi muhanuzi, bavuga bati reka twongere tubaze, nta handi hari uwundi muhanuzi. Ibintu uhutiyeho utabanjije kubaza Imana, iyo uhutiyeho ntabwo bicamo, ariko iyo wabanjije kubaza Imana mbere yo gutegura bibasha gucamo bikagenda neza. Amen. Hanyuma arangije baragenda baravuga bati keretse witwa Mikaya turamwanga. Wowe vuga ko Imana neza, atiriwe apimiranye, atiriwe areba ku ruhande, atiriwe atekereza, atiriwe avuga. Haleluya. Ku murongo wa 19 mva Mikaya yavuze. Mikaya aravuga ati noneho umva ijambo ry'Uwiteka, nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye, ingabo zo mu ijuru zose zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Amen. Mikaya aravuga ngo nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye, kandi ingabo zo mu ijuru zose zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Imana usenga ni Imana iba ifite ingabo, ifite protegisiyo. Ni Imana iba yicaye hari izindi ngabo ziri iruhande rwayo iburyo n'ibumoso zihari. Ni Imana rero itajya ibeshya, ni Imana ivuga bikaba, ni Imana itegeka bigakomera, ni Imana iyo ivuze ngo sitope ni sitope, iyo ivuze ngo irahagurutse iba ihagurutse, iyo yicaye iba yicaye, iyo yibereye hirya iri kureba hirya no hino. Ni Imana utabwira ngo banguka watinze, ahubwo ni Imana igendana n'abantu bategereza, ariko iyo ivuze ngo ije kureba kanaka
ije kukureba mu gihugu runaka, Amerika, u Rwanda, Uburayi, aho uherereye, irahaguruka. Nta muntu uyibwira ngo icara. Ni Imana iseruka, yamara guseruka igatabarukana intsinzi. Haleluya! Abantu bakabimenya yuko yatabarukanye intsinzi. Iyo niyo nje kukubwira uyu mwanya, umenye ko iyi Mana ariyo ugomba gusenga ukayizera, ukamenya ngo nimba abantu baratabaranye, Imana nanjye izi kuntabara. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusenga Imana, ariko haracyariho ibyiringiro. Tegereza Imana ije kugutabara, ije gushyiraho inzira ahantu itari, ije gusohoza amasezerano yagucumuje, ije kugusubiza mu gihe ubona ko imbaraga zawe zinaniwe. Iyo gitera imigeri ntabwo Imana izi, ariko iyo wabwiye ati sinyikenyeza nka Pawulo cyangwa Petero, Imana iraza ikagukenyeza. Abankurikiye sabaho umugisha. Gahunda no gutegereza Imana, gutabara kwiraje kandi ishobora byose, ntabibaza, nta n'uwigisha inama. Iyo ivuze ngo irahaguruka, irahaguruka ikaza. Isaba umugisha waba ugize icyifuzo. Data, mu izina rya Yesu, Mana y'amahoro, Mana y'ibyiringiro, turagushimiye kuri Imana ijya idutekerezaho. Turagushimiye ko iyo uje gutabara ntawe ukubwira ngo have. Uri Imana itabara igatabarukana intsinzi. Tubwiye ko uje gushyiraho inzira kuri buri wese ku byifuzo afite. Natwe turaguhamagaye kugira ngo uze kandi ubone na buri wese uko agukeneye akubone. Mana, gushimiye ko utubereye Imana, gushimiye ko waturinze umwaka warangiye, tukaba dutangiranye n'uyu turi amahoro, kandi dutegereje n'ubundi butabazi bwihuse. Urakoze, urakarama. Umugisha umuntu wese udukurikira n'aho aherereye hose, yumve ko uri Imana izanye ubutabazi kandi utubere ibyiringiro. Mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen, amen.